Umukobwa yatashye iwabo igihe yari amaze kunkatira. Umwana akomeza kumubaza ati mama uriya ninde? Ako kanya umugabo we nawe yarinjiye arabaza ati ese umwana umuntu ari kukubaza ninde? Umwana abwira papa we ati hari umugabo wari wapfukamiye mama ari gusaba ameze nk'uri kumusaba imbabazi cyane, wagira yari yaramukoshereje. Ariko uwo mugabo yahise yigendera. Umugabo akomeza kubaza umugore we ati umugore mwiza, ese uwo muntu wapfukamiye ninde? Akomeza kuvuga ati ntawe. Muri ako kanya ari kuvuga ati ntawe, akomeza kumubaza ati se ongera umumbwira uriya mugabo ninde? Umugore umujinya uramwica, araturura aravuga ati ese niba ushaka kumenya uwo muntu bari kuvuga njye ntago muzi, natwe twahuye n'umuntu ahita yipfukamira imbere yanjye asaba nk'uri kunsaba imbabazi. Umugabo mu buryo butunguranye yese yerekana agafoto ka Mugisha, yerekanye ifoto yanjye ayereka umugore we kandi turi kumwe. Umugore atangira kurya indimi cyane ati nubwo navuga ko ntamuzi ariko uriya yari umu ex wanjye, mbere yuko tubana yari umu ex wanjye, twarakundanaga ndageraho aragenda nyine turashwana. Umugabo aravuga ati ndabizi n'ubundi nanjye urangora cyane, unsaba amafaranga menshi kandi udafite icyo uyamaze, ushoboye gusanga uri kunsahura. Ngaho mbwira, ejo bundi naguhaye miliyoni 20 umbwiye ko ugiye kugira utuntu ukora byibuze, ubu ngubu ufite zingahe? Wakoze iki? Umugore arumirwa cyane aravuga ati mugabo mwiza, ziriya zari zo kuryoshyamo, ziriya zari zo kuryoshyamo rwose. Udufaranga tungana kuriya ni gute wari ukumva ko twatuma umuntu atangira umushinga? Umugabo nawe aravuga ati ndabizi, niyo mpamvu mvuze ati mvira mu nzu, uzankenesha ubukene bwawe n'ubutinde waje kubwimyimara nawe mvira mu nzu, abana bo nzabirerera. Nuko uwo mukobwa yisanze ku muhanda. Umugabo we yaramwirukanye adafite n'aho yabonera, yisanga ku muhanda. Niho twahuye ndi mu modoka yanjye rero. Aha burya urukundo ni uburozi. Uyu mukobwa namukundaga by'ukuri, ariko ye yatangiye kunkatira. Nta mahirwe menshi nari mfite, ariko byibuze nari gukora ibishoboka byose akaba yishimye. None ubu ngubu nawe yagiye hanze, njye sinzi niba nzanashaka. Niyo mpamvu mwambonaga meze nk'umugabo wubatse kandi wifashije, ariko ugasanga nta n'umugore mfite. Niyo mpamvu mwabahungu, urukundo ni uburozi. Niba ugiye kujya mu rukundo jya umanza ugenzure neza abantu mujyanyemo. Niba ugiye kujya mu rukundo jya umanza urebe niba ibyo bintu ugiyemo kuko ubihagazemo 5/5, bitari ibyo uzasanga urukundo rwawe rwabaye nk'urwanjye ruhemukirwa. Burya nubwo Imana yamunyishyuriye, ariko nanjye ndacyafite mu mutima. Sinzi niba ruzasaba, sinzi niba nzongera kubona umukunzi. Namwe nabibwiraga mumfashe rwose, mungire inama, mfashe mungire inama. Inama zanyu zirakenewe kandi ni ingenzi, muzandike muri komenti. Ndabashimiye mwe mwamvishe story yanjye y'urugo. Ahangaha niho turangirije igice cya 3, akaye nacyo cya nyuma. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri ino channel Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Reka dukomezanye mu bindi biganiro.